uyu wa mbere w'itariki eshanu umwizera wese afatanyije bari mu magambo makeya umushinga w'uturujyabatsinda tukaba dutangije igikorwa ku mugaragaro iterana ryacu ubw'inzira iruhije dukwiye kwitanga
ari we Imana ishimwe cyane. Iyo usobanukirwa n'urukundo rw'Imana wamenye umusaraba ayo mazi yo kunywa nawe wamusaba akaguha ku mazi amazi y'ubugingo akaba muri iyi si akaba muri iyi si aba ku Mana Data akaba muri iyi si aba ku Mana Data. Isobanukirwa n'urukundo rw'Imana wamenye umusaraba ayo mazi yo kunywa nawe wamusaba akaguha ku mazi amazi y'ubugingo akaba muri iyi si akaba muri iyi si aba ku Mana Data akaba muri iyi si aba ku Mana Data. Isobanukirwa n'urukundo rw'Imana wamenye umusaraba ayo mazi yo kunywa nawe wamusaba akaguha ku mazi amazi y'ubugingo akaba muri iyi si akaba muri iyi si aba ku Mana Data akaba muri iyi si aba ku Mana Data. Biratangaje cyane, biratangaje cyane, biratangaje cyane, namwe mubyibaze. Biratangaje cyane, biratangaje cyane, biratangaje cyane, namwe mubyibaze. Biratangaje cyane, biratangaje cyane, biratangaje cyane, namwe mubyibaze. uwo bari kumwe uwo ari we ntabwo yari azi ubushobozi buri muri we uko bungana. Hanyuma ikindi gitangaje ni kugira ngo umuntu w'umunyabushobozi ace bugufiya yemere udafite shinge na rugero agire ibyo amusaba kuko Yesu yaramubwiye ati makuru ayo mazi. Haleluya. Ati makuru ayo mazi. Nawe aramubwira ati ntabwo byakunda ntayo nawe. Ariko Yesu aramubwira ati yaba wabuze umusabye uwo ari we. Bajya impaka nyinshi itangaje kirimo kuko nyuma umusamariyakazi yaje kumenya ko ari Kristo. Haleluya. Yamuhaye ibimenyetso aravuga ati ndakwemeye ndakwizera. Yesu nashimye. Biratangaje cyane na kuba yaradushakashatse akatubona akatuzana akatwegereza bigahita bihura na rya jambo rivuga ngo hahirwa Uwiteka atoranya akamwegereza. Haleluya. Natwe tuzaba twegerejwe n'Imana. Dufashe tuzaba mu biganza by'Imana yacu. Ndagira ngo twebwe twese tubavuge turirimbane indirimbo 99, indirimbo z'agakiza. Indirimbo ya 99, indirimbo z'agakiza. Twebwe twese tumatikanye turirimbe avuga amagambo akomeye cyane ikintu kiremereye avuga ngo ndumva nshaka kukurikira kandi singiye gusiga. Haleluya. Ukwiye gukurikira Kristo Yesu uburyo butuma tutagira impamvu. Hari abantu bajya bagira impamvu ariko umukristo nyawe ntakwiye kugira impamvu ituma adakurikira Yesu iyo ari yo yose.
bambaye ibiterane byiza muri iki giterane cyateguwe kuri iri torero itorero rya minisiteri y'abagabo ni byiza cyane bambaye neza barakeye imana ibamugisha mwinshi iki cyumweru tuzabazanira abashyitsi benshi kandi baturutse ahantu hatandukanye bagize rero umugisha ukomeye wo kwakira umuyobozi ukorana n'ivugabutumwa aturutse kure aturutse mu karere ka Rwamagana hariya mu itorero rya Rwikubo bari kumwe na mwene data nabo babasuhuze babibwiye bashaka yuko inshuti bashaka yuko mukundana bashaka ko mwari mukunda cyane hanyuma bazajya no kumusura mu itorero rya Rwikubo tugakora ibigenda Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Murakoze. Nitwa Byiringiro Eric, ko ushobora kuze uzi Rwamagana muri paruwasi yitwa Rwikubo, ku itorero rya Rwikubo aho ngaho ni umwarimu ufatanya n'umushumba wa Kongregore. Mfite umudamu n'abana bashimira Imana nejejwe n'uko tubana muri iki gitaramo. Imana iduha umugisha w'izina rya Yesu. Haleluya. Abakunze kugira ngo rero dusabe na Valentina ze hano nawe dukorana ivugabutumwa nawe ndashaka yuko mu minsi mike azaza kubasura hano muri niba turi uyu mugabo rero nawe yaje azanye na mwarimu ayobora minisiteri
byahozeho bitakiriho byarangiye biribagirana kandi biri urimo kureba bizarangira n'ababirimo dukorere isi n'abayivamo dukorere ijuru n'abaritaha ibanga narindi dusome byanditswe muri Bibiliya
Gracias.
n'amabara y'umweru birabagirana ku buryo umuntu agenda atsinda akabona regisitasiyo. turashaka kuzashyira amatara hano n'ibintu byapa ku buryo umuntu ahagera ataraheruka agasanga agatapiyano akayoberwa niba ageze batsinda cyangwa ageze Yerusalemu. tugakora gahunda yo gutanga amabuye, tugakora korutire mu nzu y'Imana hakagira agaciro, tukirukana umwanda mu izina rya nde Imana yacu igahabwa icyo. Ongera umubwire ngo niba wizeye umutima wawe bimeze bite utizeye ugashaka ibintu n'abandi bitandukanye wizeye umutima wose birashoboka. Haleluya. Wizeye umutima wawe wose birashoboka. Haleluya. nubona wicaye utizera ukubite twagiye tubihanganira twarabihanganira guteza ibibazo abantu batizera. Haleluya. umugore uri muri iri teraniro ashira utuma umugore we umugabo we amubwira ngo birashoboka. birashoboka ko waba mu nzu y'imodeshanyo utajya mu nzu yawe. Haleluya. birashoboka ko umwana wawe asiga muri Canada. birashoboka ko n'umukobwa wawe n'umwe uzishingira. Haleluya. birashoboka ko Imana yagukiza indwara akabaraga byarananiye, Imana ikabona ko yagukijije ugahita ukira. Haleluya. birashoboka amarozi uzakabona mu rushore.
icyamunani rero ni ukunesha ingabo z'abanyarwanda. Ingabo z'abanyarwanda nazo kwizera kuzadufasha tuzineshe. Munyemerere mwizere. Haleluya. Icya mbere rero, impamvu tugendana n'abantu ukabona naje ko nari ndende, muzi icyo bisobanura? Umwami Yesu yigeze atuma umuntu umwe, yatumaga babiri, agatuma abantu batini. Muri kubyumva? Kugira ngo nishaka ejo ushobora kuza ugatekereza kubigisha, ugahita mbwira ngo umwe twagende icyerekezo barakibonye, genda nawe wigishe, akarengera nawe akakugenda. Icya mbere ni uko twizeye. Haleluya. Ubu rwabo urwego rw'Eribe ushobora kubabwira ni icya mbere. Niba ngende kubasobanurira ukuntu kwizera kwatumye dutsinda abandi, agahita amenya igikurikiraho. Hakurikiraho iki? Mugomba kumenya uko bikurikira. Kuko niba gukiranuka bikamera baratina bikomereza. Ntabwo ibyasezeranijwe bikomerezaho, usobanura ukuntu kwizera gutuma dushyikira amasezerano yacu. Haleluya. Byamunaniye gusobanura aho byari bivugire kumerekeza. Umvika umwami ushaka hariya
igice cya gatandatu umurongo wa kane karavuga ngo iki uretse urebe umurongo wa gatatu ukuntu uvuga ngo kandi abisirayeli baragize amakubiri uvuga ngo bakurikiraho abamidiyani bakazamukana n'igice n'abagabo benshi n'ab'iburasirazuba bakabatera bakagera gute bakagarukayo bagasibanga imyaka yabo ukageza ibyaza ntibabasugire na nyamwinja n'aho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu bayisirayeli nimusobanurire ibi bintu kumica n'iki abamidiyani barabashyigikiye tekereza abantu babona bamaze gutera babona bamaze gutera bagahita baza bagasirima muri iri terambere tugiye kwirukana abamidiyani bageze ibihombo bakaza bagasibanga ibyawe cyane bigiye kwera bakagushora umaze gusohora imbuto umaze gushora umaze kwigurira akabizinesi abamidiyani bakaza bakagira bate ubu ntari abagome ariko bitwara ntabwo
biba byapfuye, ahubwo habayeho kwizera abantu bose bazamuka. Haleluya, bakajya ku kigero nyacyo. Nigeze ndirimba indirimbo kera umunsi wabo indirimbo muri korali, narayiririmbye uburyo uwo munsi yakoze umuco. Hanyuma Imana ikiteka kandi si yo yakoze, umugaragu wayo yakoze gute? Andika ubisinye mu kwizera ko hari kizaba abamarayika bose bagashikiriza. Ntabwo ari ubwa mbere rero ugiye kubaho, nagira ngo mbabwire ngo dufite icyitegererezo nta bugingo n'ubu. Noneho mu rwego rwo kugira ngo duteshe imbaraga z'amadayimoni agaciro, he kugira umuntu uzamera asaza, he kuzagira umuntu uzagera kure uzamera asaza. Niduhagarara neza mu mwaka, ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka numva kwizera ushuka waje kwizera ufite kwizera kumbwira uyu mwaka uzashyira urusengero rw'urugiye n'ibyo byatumye n'ikimenyetso yazengurutse mbere yo gushimira iby'amarembo. Amen. Ukwizera yazengurutse ntabihagaritse. Kwizera kwanjye kwambwiye ngo uyu mwaka uzajya gushyira ahantu mwigira hakiri. Ntabwo ari icyanzu gikwiye gukingwa mbere, hakwiye kubanza gukingwa mbere. Hakwiye kubanza gukingwa he? Nidukinga ku irembo tuzahesha agaciro gukinga mu gitabo. Urugi rwo mu gitabo rwizeye ko gusa cyangwa umenya ko mu gihe ufite uruhare. Abizeye nanjye. Haleluya. Dusoje gahunda y'urugo. Niba wizeye umutima wawe wose, niba wizeye mu mutima wawe wose, niba wizeye mu mutima wawe wose, birashoboka, 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 neza amashyi ashoboka. Nibura umunyantege nke muri twebwe ejo uzazana abantu bake, uwo ni umunyantege nke. Abanyembaraga uzazana abantu batanu, uzana icumi, uzana makumyabiri, ushyire ingengo y'imari, bategerere ko bategera imodoka, ubaha amafaranga, ubabwire muze dushaka imiti y'indwara turwaye twarivuye, nitwizera tuzakira. Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bigashira. Amen. Kubera mwegeranye usaba umugisha mugire neza. Mugenzi watangiye urugendo, reka kuruhukira mu nzira, nuguhura n'ibiruhanya, ku iherezo hari ibinezeza. Mugenzi watangiye urugendo, reka kuruhukira mu nzira.